komeze umugore hano yari ari kumusaba ubufasha ko yamwe oya uzi icyo nakora nko mu gihe byagukomeranye najya nza mbega nka kumwe umusimbura aza nyine nk'umukinnyi bamuvunnye nimba ushaka ngufasha ibyo kuba umutoza najya mbyegeza ku ruhande nkaza nka kumwe umukinnyi aba yavunitse nje kumusimbura mbega najya nzabaye ikibazo gikomeye ahita ncaho sinshaka ko kwishyura ukizana leta y'amahita azongera kumfunga bansubize gereza sawa tubigumishe gutyo ndagusaba ibintu bibiri nimba tugiye gukorana ibintu bibiri yamusabye nindamuka numvishe ko dushobora kuba tugiye kwishyira hanze nkaba na leta yakongera ikamfata ibyawe nza arambwiye ati umugabo waramutse arwaye iyo ndwara cyangwa se potassium nyinshi ikaba nyinshi mu mubiri ashobora kuba yajyanwa kwa muganga agasorwa muri gereza akanone ukamucikisha umukuye ku bitaro kurusha ko wajya kumusora muri gereza bigoranye umugore yaje kwifata afite biye yanjye naje kuyihabwa ubuzima bwaje ku bindi uyu mugore famiye ye yose yiburiye mu myigaragambyo ubwo barapfuye ati nyuma y'igihe kinini imana cyangwa se ubuzima bwaje ku indi famiye none nayo murashaka mu bantu bakatiwe muri gereza bari bafite izo modoka bari bazitunze basanga harimo umwe uri muri gereza wakatiwe ari umwicanyi yavuga n'abandi bya byose bagiye bakora bari batunze fashe iki umwe mu bagore uburanira wa Nakuru ese ukeka ko ashobora kuba yakwica umuntu dukurikije imodoka yaratwe dukiba dufata uvuge ko ndi umwicanyi mubi cyane naguteye ubwoba ko nutaza kuntorokesha muri gereza nzica umwana wacu abari kuvuga kugira ngo weho bakubabarire Nakuru mugabo yatangiye kwiheba nditsi w'ibitabo bwa kabiri wagurishije cyane igitabo yigeze kwandika nyine cya mbere cy'ukuntu yacitse gereza cyaraguzwe cyane kimuha amafaranga ati ubu ngubu iyi nkuru yawe nayo ngiye kuyandikamo igitabo nyine ubu ngiye kongera mbe best seller w'ibitabo w'umwaka inkuru yawe ngiye kuyandikamo ibitabo mvuga ukuntu nagufashije gucika gereza ugatoroka icyo nacyo bakitwaharebye bahageze umugore yarebye hano yitonze yarebye hano abona ku bibuga by'indege habamanitse ya maferry gucika polisi utekereza wewe nk'umuraro uko uzacika ukanatekereza polisi uko izagushaka umukobwa yari yatekerereje polisi aranayiyobya aho izamushakira kugira ngo abacika tekereza uko ucika na polisi uyitekerereza ukuntu wayiyobya aho izajya kugushakira utari uriya mukobwa akimara buriya mazi nicyo kibazo buriya ujya kubona ukabona ngo uri mu Kivu wajya kubona ukabona umuntu arakubwiye ngo hano ngo twamaze kugera muri Kongo ngo dukate kandi wowe no mumeze nkaho mukiri mu Rwanda mwamaze kugera mu mazi y'abandi ati nibagenda amayireshesha tuzonyine ni urugendo ruto ati ro bamaze kugera mu mazi twebwe abasirikare cyangwa se abashinzwe umutekano w'Ubwongereza tudafitiye ubushobozi kuba hari igikorwa twakorera bataza ngo bagufunge batahagarika ubwo bwato ngo kureba filime ako kamwanya nimero ni 078 1430 798 iyo ni nimero ya WhatsApp gusa tutangira kureba filime ciao ciao